Kanongere mbahereze ikaze bakunzi ba Mansamusa TV, uyu mwanya rero tukaba tugiye kugaruka ku dutendo n'udushya twaranze igitaramo cy'uyu musore Mugisha Benjamin, benshi mwamenye mu muziki nyarwanda nka The Ben. Ni igitaramo rwose cyabaye ku itariki ya mbere Mutarama 2025, igitaramo cyari kirimo kitwinjiza mu mwaka mushyashya. Igitaramo rwose cyabaye ku wa gatatu, ubwo twariye bonane ku manywa, umugoroba tugataha iki gitaramo. Igitaramo cyari cyiza cyane kiryohewe n'amaso, igitaramo cyari cyitabiriwe n'abayobozi benshi bo mu nzego zigiye zitandukanye. Reka rero turebere hamwe udushya twaranze iki gitaramo, nanagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Igitaramo rero habayemo kwibagirwa indirimbo, turi buze kurebera hamwe mu kanya. Abahanzi bibagiwe indirimbo bari kuri stage, ibi ngibi akaba ari ibintu byasekeje abantu benshi rwose, ariko ku rundi ruhande bamwe bakanabyishimira uburyo abantu bagiye kuririmba indirimbo byitezwe yuko rwose bari buze kuyimanuka hanyuma bakayiririmba igice. Igitaramo cyaranzwe n'amarira ndetse n'amafaranga ku rubyiniro. Udushya 15 twaranze igitaramo cya The Ben nitwo tugiye kurebera hamwe kuri iyo YouTube channel ya Mansamusa TV. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025, ni umwaka w'amateka kuri Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben, wakoreye igitaramo cy'amateka mu nyubako y'imyidagaduro n'imikino ya BK Arena, ndetse abakunzi ba muzika bakaza kumushyigikira byinshi. Rero kuri iki gitaramo cy'uyu musore nibyo tugiye kugarukaho mw'iki kiganiro kigufiya naguteguriye. Igitaramo The Ben yakoze aririmbana n'abakunzi b'umuziki indirimbo nyinshi yakoze mu gihe kigera ku masaha 4 ari kuri stage rwose. Mw'iki gitaramo ko The Ben yari ari kubona umwanya, yari ari gushimira abakunzi biwe bamushyigikiye kuva atangira umuziki kugera aho ageze uyu munsi. Yaririmbye ahuriye ku rubyiniro n'abahanzi rero benshi bagiye batandukanye bitabira iki gitaramo, harimo nk'umuhanzi rwose Bushari, Tom Close, K8 Kavuyo, Otile Brown, Kivumbi King, Kevin Kade, Element ndetse n'abandi bahanzi. Ni bamwe mu bitabiriye iki gitaramo. Igitaramo nk'iki ntitwakibagirwamo udushya cyangwa se ibintu byatunguye abantu benshi, ndetse bimwe muri byo nibyo tugiye kubagezaho muri iyi nkuru twabateguriye. Ikintu cya mbere rwose cyaranze iki gitaramo ni abana rwose babarizwa mu muryango wa Shayiri Silver Foundation, batunguye abantu benshi. Kabiri n'uyu nguyu Yampano, nawe mu gitaramo ngira mwarabibonye yambuye ubusa, igitaramo kirimo kiba rwose, ajya no gutanga ikiganiro ku Nyarwanda. Ni ikiganiro mwarebye muri benshi, kugeza ubu ngubu kimaze kurebwa n'ibihumbi 45 by'aba viewers mu minsi 2 gusa. Cya gatatu n'uwo bita K8 Kavuyo ndetse n'uyu Green Pa na Frema, bibagiwe amagambo amwe mu ndirimbo bari kuri stage. Ibi ngibi byasekeje abantu benshi na n'uyu mwanya. Kane rero ni amarira y'uyu The Ben ari kuri stage, abantu benshi bayobewe icyabiteye. Kamubwire rero, nimba nawe waritabiriye iki gitaramo cyangwa se utarakitabiriye gusa warakibonye, wagiye ureba n'ibiganiro byinshi ndetse n'amavideo amwe n'amwe y'ibyabaye muri iki gitaramo cy'uyu musore Mugisha Benjamin. Reka rero dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi ahangaha. Uracyari kuri Mansamusa TV, ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye.